yanyigishije umwirongikane torero mukomere icumbi ribaye amayobera amapfa afashe intebe. nongeye kubasuhuza nshuti z'umusaraba, amahoro y'Imana abe muri mwe. Ni mwene Sunzeyimana Bahati Shaban basuhuza, mukomeze kugira umugisha w'Imana mu byo mukora byose. Hanyuma nagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Mu buzima, mu bintu nagiye mbona bitandukanye, hari ikintu kimwe nabonye kidatera kwicuza. Iki kintu ni ikihe? Andi mahitamo abantu bagira mu bundi buryo butandukanye ajya ashobora kugira ingaruka, kandi akagira ingaruka mbi mu buzima bwabo. Ariko ikintu nabonye kidatera kwicuza, kitagira ingaruka mbi, ni ukwakira Kristo. Kwakira Kristo ntabwo biteye isoni, ndetse kwakira Kristo ni umugisha, ni amahirwe akomeye. Hari umuririmbyi umwe waririmbye aravuga ngo nta soni mfite uretse iz'ibyaha byanjye. Aravuga ngo nzajya nirata gusa uwo musaraba. Imana ishimwe cyane. Wari uzi ko kwakira Kristo bidateye isoni? Reka dusome ijambo ry'Imana ryanditse mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 10 umurongo wa 10. Haranditse ngo kuko umutima ari wo umuntu yizeza akabarwa gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Kuko ibyanditswe bivuga biti umwizera wese ntazakorwa n'iki? N'isoni. Kuki bavuga ngo umwizera wese ntazakorwa n'isoni? Hari ijambo ry'Imana ritubwira mu buryo butandukanye muri Matayo ndetse muri Luka yusomye mu gice cyaho cya 9 umurongo waho wa 26. Haratubwira ngo umuntu wese ugira isoni zo kunyemera no kwemera amagambo yanjye, umwana w'umuntu nawe azagira isoni zo kumwemera ubwo azaza afite ubwiza bwe n'ubwa se n'ubw'abamarayika bera. Imana ishimwe cyane. Muvandimwe, mu nkuru nziza zitandukanye, mu bintu bitandukanye wagiye wumva, mu byakubabaje byinshi, mu byo wagerageje gukora bikanga, mu byo wagerageje wenda ukabona inshuti zikuvuyeho, imiryango, ukagerageza gutera imbere ibintu bikanga, ngufite inkuru nziza uyu munsi. Akanya ko kwakira Kristo bidatera isoni, bidaticuzwa. Hari bamwe babona ko bashobora kubona ko iyo umuntu yakira agakiza aba agiye mu bundi buryo, ahandi hantu hatari heza. Ariko umwe yaravuze ngo kugendera mu mudendezo w'ibyaha, nahitamo kugendera muri gereza y'abarokore. Gereza y'uburokore igoforoma, kuko agakiza kagushoboza, kagutoza kubana n'abandi, kubana n'abamahoro, kubabarira, kugira urukundo, kagutoza kwiyitaho no kugira isuku. Ni kenshi hari abantu bamwe babaga bataragira mu gakiza, bari babayeho nabi, batagiraga isuku. Ntabwo wenda agakiza kavuga imibereho myiza mu bundi buryo no gukomera no gutera imbere, cyangwa ngo bibe muri bya bindi abantu bavuga bya prosperity gospel. Ariko nuko agakiza kadushoboza kumenya uko kwitwara. Imana ishimwe. Rero Kristo niwe nzira iduhuza n'Imana. Ntabwo ari imwe mu nzira uvuga ngo nzaca ahangaha nzaca aha. Ari no mpamvu akenshi bigenda bitera ikibazo mu bantu. Kristo we avugaho mu buryo butandukanye. Avuga nk'Imana, akongera akaba nk'umwana w'Imana. Niyo mpamvu uzasanga hari amadini amwe atandukanye atemera iby'agakiza, uvuga ngo yaba mwakoreshaga Imana twese tugasenga Imana, ariko mugakoramo Kristo. Kuko Kristo we azahamya ibintu bibiri. Avuga ko ari Imana, akavuga ko ari Kristo. Niwe muhuza, ni nawe Imana yacishijemo ireme byose, ndetse ni nawe uduhuza n'Imana. Imana ishimwe cyane. Ariko ukwiye kwitondera. Ariyo mpamvu igihe Antikristo naza kuza, ajya kuza ku mugaragaro, atangiye gukora ku mugaragaro, itorero rimaze kugenda, bazafata gahunda yo guhuza amadini, bakakuramo ikintu kimwe, akavuga ngo reka twese dusenga Imana, ariko dukuremo Kristo. Antikristo nyine n'urwanya Kristo. Ariko nyamubwire, Bibiliya irambwira, yaravuze muri Yohana ibice 12:6 ngo nije nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa data ntamujyanye. Imana ishimwe. Wari uzi ko kugira ngo ugirane ubusabane n'Imana, ugire ibyiringiro bikugira umwana w'Imana, Bibiliya yaranditse ngo bakundwa, ngo turi abana b'Imana, ngo ariko uko tuzasa ntikurerekanwa, ngo ariko uwo niyerekanwa, ngo kazasa tuzasa nawe. Nubwo ufite inkuru nziza ko muri Kristo Yesu, iyo umuntu amaze kwakira Kristo akamubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwe,
mwanditsi avuga ngo ibya kera biba bishize, biba bihindutse, ngo dore bihinduka bishya. Uyu munsi ngufitiye inkuru nziza nshuti y'Imana. Uyu munsi ni uko ukwiye gutera intambwe ukakira Kristo, kuko ibyagutwazaga igitugu, muririmbyi yaravuze ngo none ni Yesu mpaza wenyine, ngo nta rindi zina nemera. Yatekereza uburyo ngo yegerageza gushakisha ibyamunezeza n'ibizamumara umubabaro n'agahinda yahoragamo mu buzima bwa buri munsi, ngo yabageze no kwiriba ry'isi, ngo yizeye ko agiye kubona igisubizo, yizeye ko agiye kubona amahoro, yizeye ko agiye kuruhuka mu mutima, ngo ako kanya ngo yaba akijya kunywa ngo amazi agakama ubwo. Ariko umunsi yake Kristo amateka arahinduka mu buzima bwe. Imana ishimwe, muri Kristo bidubasha guca umutima ndetse tukagira orientation nziza y'ubuzima, utwigisha kubana n'abandi, kandi agakiza ikindi kintu kadufasha kunesha ibyaha, kubaho ubuzima bunesha icyaha, kubaho ubuzima busabana n'Imana. Imana ishimwe. Rero hari ikintu ukwiye kumenya nshuti mwene data, ukwiye kumenya, kuko kwizera ni ukwemera ko imbaraga za muntu tutabasha gusohoza iby'Imana dusaba, ahubwo tukemera ko yo ubwayo ari idushoboza gukora ibyo ishaka muri Kristo Yesu. Kuko ijambo ryatubwiye ngo umwizera wese ntazakorwa n'isoni. Uruzi isoni zizakora abantu mu bundi buryo butandukanye. Ubwo umwana w'umuntu azaza, ubwo Kristo azaza gucyura itorero, yigeze avuga ngo sinzigera na rimwe njya kunywa ku muzabibu, nta kintu nzongera kunywa, ngo naricarana n'umugeni yakoye. Nagiye ngo babwire ngo Kristo ari bugufi kuza gucyura umugeni we, nubwo abantu benshi babirambiwe, nubwo abantu benshi bakeresheje agakiza, nubwo abantu benshi bakeresheje kugenda uko bikwiriye uko Imana ishaka, ariko mbabwiza ukuri, Kristo ari bugufi kuza gucyura umugeni, kandi ahagaze ku irembo. Umuririmbyi niko yaririmbye ngo ageze ku irembo, ari bugufi bwo kuza, kandi mu buryo butandukanye utabasha kumenya, bw'umurabyo bw'akanya gato. Mu bundi buryo abantu bajya batungurwa no kugira iherezo ryabo, ariko ukwiye kumenya ngo ejo hazaza nyuma y'ubu buzima, ese nzabaho ubuhe buzima? Rero ukwiye kumenya Yesu Kristo niwe nzira yonyine itugeza ku Mana. Imirimo yacu niyo tugeza ku Mana ubwayo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo umwizera ntazakorwa n'isoni. Kwizera Kristo akatubera umuyobozi, bidufasha kutuyobora inzira itujyana mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero ibuka ko ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu wese uzagira isoni zo kumpamiriza imbere y'abantu no kunyemera no kwemera amagambo, ngo nzagira isoni zo kumwemera imbere ya Data. Azagira isoni zo kubwo kumwemera no kumuvuga ubwo azabaje mu bwiza bwe. Muvandimwe rero, ibuka kwizera Kristo ko byaduhe kuba abana b'Imana, bikaduha kutazacirwaho iteka. Komeza umwizere, wiboneze nk'uko aboneye, kuko ari bugufi kugaruka gutwara umugeni we, bajye kubana karamata mu bwami bw'Imana. Imana iguha umugisha. Aha kanya ese urumva ukwiye gufata icyemezo? Waba utwaza igitugu n'ibyaha, waba uri kugenda mu bundi buryo butari bwiza, ariko ngufitiye inkuru nziza muri aka kanya ko Kristo yiteguye kukugirira neza, amateka y'ubuzima bwawe agahinduka, kandi ukagira ibyiringiro bizima mu mutima wawe. Uyu munsi Bibiliya yambwiye ngo umwizera ntazakorwa n'isoni, ntazacirwaho iteka, ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri, unesha. Haleluya. Mubwiza ukuri mwene data, Bibiliya yaravuze ngo bakundwe, ubu turi abana b'Imana, kandi uko tuzasa ntikuzarekerekanwa. Ariko igezamo ngo umuntu ufite ibyiringiro mu mutima we yiboneze nk'uko waboneye. Ese uraboneye mu bikorwa byawe, mu myanzuro yawe ufata ibyemezo mu buzima bwa buri munsi? Waba uri kugenda gute? Ngufite inkuru nziza ngo uyu munsi hari amateka yahinduka, kandi haranira kumera nk'uko uwameze, haranira kwera nk'uko. Haracyasigaye igihe gito ngo uzaza ntazatinda, ngo ariko ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, ngo nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Waba waracitse intege kubw'ibibazo bitandukanye ugasubira inyuma, ariko uyu munsi ngufite inkuru nziza ko Kristo yiteguye kukugirira neza. Akanya najye nkubwire ngo hari icyo Imana ishaka ku buzima bwawe, hari icyo Imana ishaka kukubwira, hari icyo Imana ishaka kuvugana nawe. Uyu munsi niwemerera Kristo arakugirira neza. Reka dusenga. Data mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye kubwo ubuntu bwawe n'imbabazi zawe udahema kutugaragariza. Tugushimiye umwanya mwiza uraduhikuye ngo twumve ijambo ryawe. Turasenze kugira ngo ukomeze kudufasha. Fasha abantu bose bakurikira ijambo ryawe, baharanire kugenda nawe nk'uko ushaka. Urakoze kutwita ko turengera. Mu izina rya Yesu bizase nizeye kubikora. Amen. Imana